Gihangahanga u Rwanda yaruhanganye ibihingwa bitanu ari byo uburo, isogi, inzuzi, ibikoro ndetse n'amasaka. Akaba ari nabyo byamaze ibinyejana byinshi n'ibisekuru byinshi bitunze umuryango nyarwanda. Uko imyaka ishira indi igataha, u Rwanda rugenda rwunguka ibihingwa byinshi. Uyu munsi Nkera TV tugiye kubagezaho amateka y'ibirayi. Byari ibiryo byatangiye ari iby'abazungu, ariko nyuma biza kuza kugera mu Rwanda aho buri munyarwanda wese abasha kubigeraho. Tubahe ikaze mu kiganiro Ingenijide Rugamba. Reka tugaruka bukanye turebera hamwe amateka y'ibi bihingwa. Uko imyaka ishira indi igataha, niko abami batwaye u Rwanda barushagaho kurushakira imbuto n'amaboko, ari nako binjiza ibindi bihingwa babikuye mu mahanga ya kure, aho babaga bateye ibitero byo kwagura u Rwanda no kugarura abagomeramurage wa Gihanga w'igihugu gisangiwe. Uwo muco wo gushakira igihugu imbuto n'amaboko ntiwigeze ugwabira kugeza mu bihe by'abakoloni ndetse no mu gihe cya Repubulika. Nk'uko twabivuze haruguru, uyu munsi tugiye kubataturira amwe mu mateka y'igihingwa cy'ibirayi. Ni igihingwa cyikwije ibigwi bitari bikeya mu mateka y'u Rwanda, aho kiza mu myanya ya mbere mu gukenerwa na benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Gikurikira nk'ibishyimbo, ibijumba, umuceri, ibitoki, amasaka ndetse n'imyumbati. Ibirayi ni kimwe mu bihingwa byadutse mu Rwanda mu ntango y'ikinyejana cya 20, cyinjiranywe n'abakoloni b'Abadage, ariko ugasanga cyiganje cyane mu bamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika. Igihingwa cy'ibirayi gifite inkomoko mu gihugu cya Peru. Ni igihugu dusanga ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Kikaba cyaradukanywe mu Rwanda n'abamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika ubwo bahagaga misiyoni ya Rwaza mu mwaka w'1903. Kuva icyo gihe wari umwihariko w'aba bamisiyoneri, kuko nta wundi wari we wese mu gihugu cy'u Rwanda wari uzi iki gihingwa cy'ibirayi. Mu mwaka w'1930, nyuma y'aho Ababiligi basimbuye Abadage gukoloniza u Rwanda, nibwo mu Rwanda hatangijwe ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi. Iki kigo cyitwaga Institut National de l'Étude Agronomique du Congo, cyangwa se mu magambo y'impine INEAC. Kikaba ryari ishami ryo mu Rwanda rifite icyicaro cyayo gikuru ahitwa Iyangambi muri Kisangani mu cyahoze ari Kongo Mbiligi. Akaba ari naho Ababiligi bagenzuriraga ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byari mu bihugu bakolonizaga, ari byo Kongo, u Rwanda ndetse n'u Burundi. Ikigo INEAC nicyo cyaje guhinduka izari nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda mu mwaka w'1962. Ibirayi bitangira guhingwa i Rubo na Rwangunda, ubu ni mu murenge wa Ruhashya mu karere ka Huye, ari naho hari icyicaro cy'icyo kigo mu Rwanda. Ariko nabwo nta yindi mpamvu yatumaga babihinga, ko ari ukugira ngo abazungu bahabaga bajye babona ibibatunga. Igihingwa cy'ibirayi cyasotse Rubona kijya guhingwa ahandi nyuma y'imyaka 27. Ubwo ni ukuvuga kuva mu mwaka w'1930 kigera mu Rwanda. Cyavuye i Rubona kijya ahandi mu mwaka w'1957. Kihageze ubwo cyasesekariye bwa mbere i Rwerere mu karere ka Burira, Ugushyingo mu mwaka w'1957. Iki gihingwa cyagejejwe bwa mbere mu karere ka Burera n'Umubirigi yitwaga Charles Seritoye wo mu bwoko bw'Abaframa ndetse na François Fregno ukomoka mu Butaliyani. Bari baje gutangiza ibikorwa bya INEAC mu duce twera ibihingwa byo mu misozi miremire. Muri ibyo bihe nibwo habonetse icyanzu kigaragara ku muturage w'u Rwanda yakwinjiriramo agira kuri icyo gihingwa cy'ibirayi, nubwo byatwaye imyaka itari mikeya kugira ngo babigereho uburyo bwa burundu. Icyo gihe Ababiligi nta myaka myinshi bahamaze, kuko haciye imyaka 4 gusa u Rwanda ruhita rubona ubwigenge. Ababiligi batangira kugira ijambo rike, benshi batangira no kwisubirira iwabo. Byatwaye imyaka igera ku 10, kuva mu mwaka w'1932 kugera mu mwaka w'1972, kugira ngo hatekerezwe ahandi hahingwa ibihingwa by'ibirayi mu Rwanda. Mu mwaka w'1973, Umubirigi Bigis Antoine ndetse na Demare wari ikimanyi cy'umunyarwanda n'Umubirigi basesekaye mu misozi iri munsi y'ikirunga cya Karisimbi, ubu ni mu mirenge ya Bugeshi wo mu karere ka Rubavu no mu murenge wa Kabatwa mu karere ka Nyabihu. Mu mirima Ababiligi bahingagamo ibireti niho batangiriye ubushakashatsi bw'ibihingwa byera muri ako gace birimo ibirayi ndetse n'ibireti. Mu myaka Bigis ndetse na Demare bamaze muri ako karere k'ibirunga bya Karisimbi, nibwo mu mwaka w'1973 hadutse bwa mbere uburyo bugaragara bw'imbuto nshya z'ibirayi kandi zizwi mu mateka y'u Rwanda.
Mu mbuto z'ibirayi bashyize ahagaragara mu bushakashatsi bwabo zishobora kwera mu misozi nk'iyo y'ibirunga, muri zo harimo Kuruza, Sangema, Baku, Kenya, Shinja, Muhabura ndetse na Magayane. Muri icyo kigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi cyiswe Izaritamira, nibwo mu mwaka w'1982 bungutse izindi mbuto nshya z'ibirayi arizo bahaye izina rya Gutema, Kinigi ndetse na Ntiro. Ku wa 19 Nyakanga mu mwaka w'1979 nibwo mu Rwanda hatangiye ku mugaragaro gahunda nshya ifite umwihariko wo guteza imbere igihingwa cy'ibirayi no gusazura ibyari bimaze igihe kirekire. Iyo gahunda yiswe Programme Nationale de l'Amélioration de la Pomme de Terre. U Rwanda rwayiterwagamo inkunga n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe guteza imbere igihingwa cy'ibirayi cyari gifite inkomoko mu gihugu cya Peru. Icyo kigo cyitwaga Centre International de la Pomme de Terre. Iyo gahunda yakoreraga mu bihugu bine ari by'u Rwanda, u Burundi, Kenya ndetse na Congo. Uwo mushinga waje guhabwa icyicaro mu mujyi wa Ruhengeri, uhabwa izina rya Izari PNAP Ruhengeri, wakorerwaga ku butaka bungana na hegitari 47 mu Kinigi. Uwaje gutangiza uyu mushinga w'ubushakashatsi mwihariko ku gihingwa cy'ibirayi ni Umunyamerika witwaga Vanderi Zoaga, waje ari kumwe n'abandi bakozi bo kumufasha ahawe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, barimo Bicamumpaka Martin ndetse na Tegera Pierre. Mu mwaka w'1979 ariwo watangijwemo uwo mushinga wa PNAP, niwo wabonetsemo bwa mbere imbuto nshya z'ibirayi zirimo Kondeya, Buhita, Marirahinda, Atsimba, Baku ndetse na Joanita. Mu mwaka w'1984 nibwo noneho byabaye akarusho ubwo ubushakashatsi bw'igihingwa cy'ibirayi bagahawe umwihariko wa PNAP Ruhengeri. Icyo gihe hinjiyemo Umubirigi Haveri Koti, wari umushakashatsi w'umuhanga ku gihingwa cy'ibirayi. Uyu mugabo ufite inkomoko mu gihugu cy'Ububirigi, Haveri Koti, yaje asimbura Vanderi Zoaga. Iki gihe yatangiye ubushakashatsi bwe bwite, yirengagije ko hari ubundi bwari bwaragezweho. Icyo gihe yasinye amoko y'ibirayi 100 ayakuye mu gihugu cy'Ubuholande, atangira kuyagerageza mu butaka bw'umushinga PNAP ngo arebe ko hari ubwoko bw'ibirayi bwashobora kuhera. Muri ubwo bushakashatsi Haveri Koti yakoze, mu mbuto 100 yazanye mu Rwanda yabashije gukuramo izigera kuri 5 gusa zabengutse ubutaka bwa Kinigi mu Rwanda. Izo mbuto nizo dusanga mu moko y'ibirayi yera mu Rwanda, ariyo Gikungu, Kigega, Mizero, Nderera na Mabondo. Kuva mu mwaka w'1973 ubushakashatsi bw'igihingwa cy'ibirayi bwatangira kugeza mu mwaka w'1984 bwakwitabwaho kurushaho. Mu Rwanda hari hamaze kugera amoko y'ibirayi ashobora kugera muri 18. Uwo mushinga umaze kuryoha, leta y'u Rwanda yahisemo kuwagurira ubutaka bwo gukomeza guhingaho ibirayi. Nuko kwa 21 Kanama mwaka w'1984 hari mu irindi shami ry'umushinga PNAP Ruhengeri barihinga mu ishyamba rya kimeza rya Gishwati, aho bawukoreye ku butaka bungana hegitari 250. Uwoherejwe gutangira uwo mushinga mu ishyamba rya Gishwati ni Ndagijimana Gaspari, kugira ngo akomeze guteza imbere icyo gihingwa cy'ibirayi cyari kimaze kugira amoko menshi atandukanye mu Rwanda, abasha no kwera mu gihugu cy'u Rwanda. Hari mu mwaka w'1986 nibwo mu Rwanda hakozwe ibirori by'akataraboneka byo kwishimira ubwo bushakashatsi bwagezweho ku gihingwa cy'ibirayi. Ari nawo mwaka umwe rukumbi mu Rwanda heze ibirayi byinshi cyane, bakuriza no kwita umwaka w'ubuhinzi n'ubworozi. Mu myaka yakurikiyeho igihingwa cy'ibirayi cyakomeje kwitabwaho cyane, maze sukwera karahava, ku buryo mu mwaka w'1988 ikiro cy'ibirayi cyaguraga amafaranga hagati ya 3 na 5 mu bice bya Gisenyi ndetse na Ruhengeri, aho byeraga cyane. Nyuma y'umwaka umwe gusa jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ibaye mu mwaka w'1995, ubushakashatsi kuri icyo gihingwa cy'ibirayi bwarakomeje, ku buryo mu Rwanda muri uwo mwaka hinjiyemo andi moko 2 y'ibirayi, ariyo Kirundo na Nyakabondo. Kugira uyu munsi wa none tariki ya 14 Mutarama 2024 mu Rwanda hamaze kugera amoko asaga 23 y'ibirayi. Ibirayi ni ibihingwa bitunze abanyarwanda benshi mu Rwanda. Ni nadusoje ikiganiro cyacu. Iyi yari Nkera TV. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jideo Rugamba. Ariko mbere yuko dusoza reka ngusabe gukora subscribe,
share ndetse na comment. Niba wifuza ko aribyo twazagarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, wabishyira muri comment. Umuco n'amateka ntahandi wabisanga atari ku Nkera TV. Reka tubifuze kugira amahoro y'Imana, impagarike n'ubugingo, mwishyuke mu Rwanda rwa bene Imana.